none hakibona buhoro buhoro mukagenda kurwa mu bantu kandi imbabazi zacu zirimo kurangira. Ngababona ko bikwiriye ko bayaca, nubwo nuko byagenze. Murakoze, icyatumye nkunda Samuel cyane. Samuel ni umuhungu mwiza. Samuel navuga noneho kubera ko ndi n'umugore we, n'umugore mwiza, n'umugabo mwiza cyane. Kubera ko igihe nari ndi wacu nkiri umukobwa yajyamba hafi, nyine nagendaga ndwara nawe akamba hafi, akagenda nsengera. Nyine byatumye nkomeza kumukunda. Nasanze atari umuhungu w'indyarya, nasanze atari nk'abubu. Ni umusore mwiza kandi ndamushimira kuba yarankunze nanjye nkaba mukunda. Nararanye akazi ko ndabyuka njya mu kazi bisanzwe, ndabyuka ngera ku kazi n'uburyo gateye. Ntabwo nakoraga ikigo, narikoreraga. Ntabwo nakoraga ikigo, ahubwo nakoraga ku giti cyanjye, nk'ibiraka bisanzwe. Noneho ndagenda ngeze mu kazi mbona akazi uko gateye n'ibikoresho gutyo, ntangira gukora. Ubwo ibyabaye ntangiye gukora nibyo namenye byabaye imbere, ibindi ntabwo nabimenye nisanze kwa muganga. Warahanutse hejuru? Oya, ntabwo nahanutse, ahubwo umuriro wamfatiyeyo. Ubwo guhanuka hari uburyo n'Imana yagiye ibikora. Nta n'umwe uzi ngo nageze hasi gute. Yego, namanutse gakeya kuko ntabwo nigeze mvunika amaguru, nanjye ntabwo mbyibaza. Ntabwo njya mbisobanukirwa. Leta yo kujyana kwa muganga, umuriro waciye mu maboko se? Watwereka amaboko niba ntacyo bitwaye? Yego, aka niko kaboko kasigaye n'akandi niko kameze. Umuriro wafashe amaboko, noneho urinjira, ariko umuriro ushakisha aho usohokera. Ubwo amaboko urayashwanyaguza. Ubwo basanga ko n'imitsi yangiritse byose ntacyo byamara batayakuye, ahubwo byazatera ikindi kibazo. Nk'abaganga bahita banzura ko bagomba kugaca. Ubwo habanje gucibwa kamwe n'akandi mu gihe kitari mu byumweru nka 2, nako bemeza ko ari ngombwa ko gacika, abonaga kari kwangirika cyane. Nta kindi nari gukora, ubwo nemera ko bagaca. Hari ubwo ajya ambwira tuganira, akambwira ati byarashobokaga ko nari gushaka n'undi mugabo bigakunda rwose, kuko nari muzima kandi ari umukobwa mwiza, ariko natekereje kenshi ko nshobora no gushaka n'undi nawe agahura n'impanuka, cyangwa agahita anapfa, cyangwa agahura n'ikindi kibazo gishobora kuba cyaba kirenze iki ngiki. Bimutera kwihanganira kuko yabonye byinshi, arakomera. N'abandi nkabakomeza muri ubwo buryo, bajye bihanganira ibibaye, kuko usibye nanjye byabayeho nawe byari kumubaho. Bifuriza ibihe byiza mwese abadukurikiye kuri IHUMURE TV. Tubasabira umugisha w'Imana. Nge Ndikuzo Emi, ntabwo n'igihe nyine ndi kumwe n'umupapa cyangwa se umusore ari buze kutwibwira tumumenye. Dushimye Imana ko yabanye nawe, natwe ikabana natwe. Nawe uri kureba iyi video, Imana yabanye nawe, Imana ihabwe icyubahiro. Turashimye Imana y'amahoro yaturinze tukaba turi bazima. Hanyuma nshimira abantu bose kuri IHUMURE TV bakoze subscribe. Imana ibahe umugisha. Nawe utarayikora uyikore. Tugira byinshi tugarukaho dusangira. Hanyuma ukore like niba ukunze iki kiganiro, ukore comment cyangwa ubaze ikibazo muri comment cyangwa utanga igitekerezo. Niba rero kandi nanone wishimiye ibiganiro dukora, uze gukora share. Imana iguhe umugisha. Nyuma tubanze dusenge, hanyuma tuze kubana muri iki kiganiro twasenze. Data, turagushimye ko uri umutunzi w'imbabazi, tugushimira no kugira neza kwawe. Uyu mwanya tubonye n'ubigiciro gikomeye, ntacyo twishyuye kugira ngo tube tugeze uyu munsi n'imbabazi zawe. Tugiye kwakira mwene data Sam. Umuntu wese ureba iyi video umugisha, kandi umugisha mu byo akora mu buzima bwe bwa buri munsi n'umuryango we. Sam nawe umuhire kugira ngo ntabe ari washobozwe nawe. Icyubahiro kibi cyawe, mu izina rya Yesu urakoze, amen. Mwene data, watangira wibwira dukurikiye, witwa nde? Amazina nitwa Samuel Himbazwe. Icyo wakwise Samuel Himbazwe? Samuel Himbazwe mu byumvikana navutse nsanga nareswa amazina, ariko nza kugerageza kubaza izina Samuel ahantu ryaturutse. Nsanga muzehe yari kuya ahantu hakomeye, aho yari yatekereje ku kuntu umuntu witwaga Samuel yahuye n'ibintu byari bisa naho bitunguranye ku babyeyi. Yavutse asa n'uwari ukenewe cyane, noneho abasha kuba yaza mu gihe nyacyo,
Imana imwita umubyeyi we aza kumwita Samweli kuko yari yavutse akenewe, amutura n'Imana. Niko nanjye kunyita gutyo, bivuze ko hari ubwo yageze igihe asaba, ndavuga umubyeyi wanjye asaba ko Imana yamuha umwana w'umuhungu, ubwo nza kuvuka ndi nk'igisubizo mu bibazo yari yashatse ko byasubizwa n'Imana, niko kwitwa Samweli. Yari afite abana b'abakobwa, muvuka muri abana bangahe? Oya, njye mvuka ndi uwa kabiri, uwabanje yari umukobwa, ariko we yambwiye ko yifuzaga ko umwana wavuka wa mbere yaba ari umuhungu. Ubwo niko kuvuka nkurikiye umukobwa, ariko urumva nari nkenewe nk'uwakabaye ndi uwa mbere. Papa na mama bariho? Papa na mama bariho. Uvuka he, utuye he, ututse, utukwakira uvuye he? Ubu nturutse mu karere ka Bugesera, ni naho mvuka, niho nakuriye kuva ndi umwana kugeza ubu niho nkiri. Tugira umugisha wo kukwakira, ariko nanone twabonye ufite ikibazo gikomeye ko nta maboko yombi ufite. Niko wavutse? Oya, ntabwo ariko navutse, ibi mubona ni igihe gitoya gishize bibaye, kuko n'umwaka nturuzura. Ntabwo uruzura. Nakoze impanuka kuri 24 z'ukwa 12 2021, urumva ntabwo ari wuzura. Ni impanuka. Ubusanzwe nsanzwe nkora ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi, naje kugiramo ikibazo mu kazi nk'uko bisanzwe n'abandi bijya bigenda. Igihe nari ndi mu kazi mpurirayo n'ikibazo cyo kuba umuriro wamfatira mu kazi. Wize ibijyanye n'amashanyarazi? Yego. Wize he? Nize mu Ruhango. Mu karere ka Ruhango niho nize. Noneho ubwo mpura n'impanuka muri ubwo buryo ikomeye cyane, kuko umuriro wamfatiye hejuru. Ubwo nari ndimo gukora installation, ubwo birangira ngiye kwa muganga bitewe nuko nafashwe amaboko, biba ngombwa yuko abaganga babona ko bikwiriye ko bayaca. Nubwo nuko byagenze. Yego. Ubuzima bwawe mbere yuko utaracika amaboko, yego, wari ubayeho ute n'abandi bana, umusore ushakisha, ababyeyi bakubona, hanyuma wari ubayeho gute? Uyu munsi byaje kugenda gute nyuma yo kuba waracitse amaboko? Mbere nari umuntu ukunda gusabana cyangwa kubana n'abantu, nkakunda no gukora cyane, nkunda umurimo nk'uko byumvikana, n'undi nsa n'uwagiriye impanuka mu kazi. Byari ibintu bisanzwe umuntu abasha kuba yakitega ejo hazaza heza, nkabigeragereza mu gukora cyane. Ariko nyuma yo kuba habayeho ikibazo nk'iki byaje guhinduka. Kubaho biragoye, birumvikana, ntabwo mbasha gukora. Nakoze impanuka ndi ingaragu. Ntabwo nari mfite umugore, cyakora icyo gihe nari mfite umukobwa twakundanaga. Twari dufite gahunda yo kubana. Mu gihe cya vuba cyane, nta nubwo ari gushira nk'amezi nk'abiri cyangwa 3 kugira ngo dukore ubukwe. Ariko ntabwo byadukundiye ko ubwo bukwe buba, ubwo nahise nkora impanuka. Cyakora ambera intwari, ntabwo yigeze ndeka nubwo nacitse amaboko. Twaje kubana. Ni nk'uko yari itangaje rero, ucitse amaboko, umukobwa kugumaho ntiyafata umwanzuro wo kukureka. Ni gahunda y'Imana, ntabwo njya ngira ukuntu nabisobanura. Nanjye birantangaza. Famiye zari zibizi, imiryango yari bizi ko umukobwa mukundana? Bari babizi ko uwo mukobwa dukundana. Ariko ntabwo twari twakajya no mu murenge ngo tubashe kuba twabishyira ahagaragara, buri wese abe yakumva ko ari ngombwa ko. Oya, ntabwo twiganye. Twahuye mu buryo nk'uko n'undi nawe ahura n'undi akamukunda, bagatekereza ko baba abana. Wari warabibwiye umuryango? Nari narabibwiye umuryango ko dufite gahunda yo kubana. Nabo bari barabyemeye, ntabwo bari bagizeho ikibazo. Uyu munsi noneho ugiye kwa muganga, umaze gukora impanuka, abaganga bagutegetse ko bagiye bagusabye guca amaboko yawe. Yego, niko byakiriye. Ntabwo byari byoroshye cyane ko nsubira inyuma gato nkora impanuka, kubwo kuba nari nkundanye n'uwo mukobwa. Mu mutwe bisa naho byivanze nkikora impanuka, kuko ubwenge bwahise bubura. Ariko Imana impagaye gato, gashobora kuba kari nko mu minota 2, igihe nari ndi kwa muganga aho babanje kungeza.
ubwenge busa n'ubugarutse gatoya. Noneho mu gutekereza gatoya numva ko nta wundi nkwiriye kubwira ikibazo kimbayeho mbere, nsaba uwo wari uri hafi nari mbonye nkangutse, musaba ko yampamagarira uwo mukobwa twakundanaga ngo mubwire ko nakoze impanuka. Arabinyemerera, aramuvugisha, noneho mubwira ibyabaye, nawe ahita afatira haraza kundeba kwa muganga. Yangezeho kuva icyo gihe kugera no kwa muganga aho narindi nivurije kurinda nkize ni Kanombe, hose niwe wari undwaje, niwe waje kunkurikirana. Umukobwa? Yego. Nta papa wawe nta mama se? Abandi bo ntabwo baba bakwitayeho cyangwa nuko we yabisabye kugira ngo ari ukurwaje? Okay, ntabwo byoroshye ariko niwe wabisabye. Niwe wabisabye kundwaza. Ku ruhande rumwe hari igihe byari gukunda ko mbona n'abandi bavandimwe ku ruhande bashobora kuba baza kumfasha, ariko ntabwo we yabishakaga. Yumvise ko angira impuhwe bikabije ahita aza aba ari we undwaza. Samu, ukora iyi mpanuka wari he? Tubwire iyi mpanuka. Nkora iyi mpanuka. Watangiye gute? Warugiye mu kazi? Bwarakereje mu kazi? Nararanye akazi ko ndabyuka njya mu kazi bisanzwe. Ndabyuka ngera ku kazi n'uburyo gateye. Ntabwo nakoraga ikigo, narikoreraga. Ntabwo nakoraga ikigo, ahubwo nakoraga ku giti cyanjye. Nk'ibiraka bisanzwe. Noneho ndagenda ngeze mu kazi mbona akazi uko gateye n'ibikoresho gutyo ntangira gukora. Ubwo ibyabaye ntangiye gukora n'ibyo namenye byabaye imbere, ibindi ntabwo nabimenye nisanze kwa muganga. Warahanutse hejuru? Oya, ntabwo nahanutse, ahubwo umuriro wamfatiyeyo. Ubwo guhanuka hari uburyo n'Imana yagiye ibikora. Ntabwo nta n'umwe uzi ngo nageze hasi gute. Hejuru? Yego. Namanutse gakeya kuko ntabwo nigeze mvunika amaguru, nanjye ntabwo mbyibaza. Ntabwo njya mbisobanukirwa. Leta yo kujyana kwa muganga. Umuriro waciye mu maboko se? Watwereka amaboko niba ntacyo bitwaye? Yego. Aka niko kaboko kasigaye n'akandi niko kameze. Umuriro wafashe amaboko, noneho urinjira ariko umuriro ushakisha aho usohokera, ubwo amaboko urayashwanyaguza. Ubwo basanga ko n'imitsi yangiritse byose ntacyo byamara batayakuye, ahubwo byazatera ikindi kibazo. Nk'abaganga bahita banzura ko bagomba kugaca. Ubwo habanje gucibwa kamwe n'akandi mu gihe kitari mu byumweru nka 2 nako bemeza ko ari ngombwa ko gacika, abonaga kari kwangirika cyane. Nta kindi nari gukora, ubwo nemera ko bagaca. Birumvikana ubuzima bwahise bukomera, ubu dukurikiye ko ubuzima bwakomeye. Uyu mwana w'umukobwa ufata umwanzuro wo gukomeza kukwizirikaho, wabuze impamvu? Ni urukundo gusa nta kindi? Habaho urukundo, ntabwo ari ibintu byoroshye, ariko muri gahunda zose ngira ngo iyo uyobowe n'Imana, Imana ibasha kugukoresha n'ibyo utabasha kwikoresha. Iyi ni imbaraga y'Imana yamujemo, iramukoresha. Ntabwo hari ibindi bidasanzwe byari byabayeho mbere bishobora gutuma umuntu yizirika ku wundi. Ni urukundo. Ni urukundo yari amfitiye cyangwa nari mufitiye akabona ko adakwiriye kunjugunya. Mwamaranye ibyumweru bingahe? Mwamaranye iminsi ingahe mu bitaro? Mu bitaro nahamaze amezi 2 n'umunsi umwe. Urumva kuva icyo gihe twamaranye mu bitaro ntabwo yigeze njugunya cyangwa ntererane. Twakomeje kuba turi kumwe, ari undwaza. Urumva nta na kimwe nikoreraga, byose niwe wabimfashagamo. Cyane ko hari n'igihe cy'iminsi igera nko muri 4 namaze ndi muri koma. Urumva yandwanyeho mu buryo bwose, nanjye hari n'igihe ntazi ibyo yankoreye. Nikanguye nsanga turi kumwe. Hanyuma we afite famille? Afite umuryango, afite papa na mama. Nta kibazo famille yabigizeho? Buriya biragoye kuba umuntu mukuru yafata umwanzuro umubyeyi akawumukuramo kandi ari umwanzuro mwiza. Nabo ntabwo bigeze banyereka ko bigeze babigiraho ikibazo, ariko nkeka ko niyo bari kugira ikibazo umuntu yafashe umwanzuro we byari kuba bigoye. Ariko nta kibazo bigeze banyereka babigizemo. Ubona ari abantu b'amahoro batuje, nta kibazo. Aha, uratashye rero? Yego. Mwahise mubana? Ni ukuvuga ngo byabaye ibintu bikomeye, kuko nanjye ubwo najyaga mvugana nawe turi kwa muganga, ikintu nakoraga cya mbere ni ukumubaza niba akinkunda. Nkamubaza se tuzabana? Akambwira ko uko byenda kose naba muzima nashiramo umwuka azanyura, naba ndi umuramba azanyura, naba ndi muzima azanyura, tukabana. Ntabwo byari byoroshye, ibyo yambwiraga n'ubundi yarabinyeretse kuko twaratashye.
mu myanzuro yo kubona nta bundi buryo dushobora kuba twabanamo cyangwa nanjye nabamo, avuga ati nta wagufasha nk'uko n'ubundi nakomeje kugufasha, tugomba kubana nkakomeza nkagufasha mu buryo Imana izashaka, tuzabana kandi tuzabaho. Uyu munsi rero ntekereza ko muri kumwe none. Yego, ubu turi kumwe. Aha, projet cyangwa umushinga wo gukora ubukwe waje guhagarara? Urumva hariho gahunda yo gukora ubukwe kwa muganga, byasabye imbaraga nyinshi kugira ngo tubashe kuvayo. Ibyo twatekerezaga birengaho ndetse n'uko twabitekerezaga, bigoye cyane kuba twapuraninga umushinga wo kuba twakora ubukwe. Tuba tubihagaritse, tubana mu buryo navuga nkaho budashimishije cyangwa buboneye, ariko turabana. Wenda mu bihe bizaza nibigenda neza, Imana ikomeje kudufasha cyangwa hari nk'uburyo bicishijemo, dushobora kuzabukora, ariko ntabura aba kugeza iki gihe. Reka tuze kugira amahirwe n'umwana w'umukobwa cyangwa se umudamu wawe nawe tuzumvika bivugaho, ariko ni ibintu bikomeye. Umuryango wawe byakiriye gute kubona umukazana umeze gute? Urumva ntabwo byoroshye kuko iyo mpanuka yabaye n'ubundi mu gihe gitoya. Impamvu byari bigoye cyane, nari mfite murumuna wanjye ni umumotari, yari ahitwa i Gahanga, niho yakoreraga muri Kicukiro. Ahura n'ikibazo mu gihe cy'iminsi nk'itatu, nanjye ndi kwa muganga ngeze i Kanombe, nawe akubitana n'impanuka, imodoka iramugonga ku rwego rukomeye, ku buryo bamubazi bamukuramo inyama y'urwagashya barayijugunya, n'akoko nako karacika bimera nk'aho ari nkanjye. Ubwo umukecuru wanjye nawe ajya kurwaza uwo nguwo, papa wanjye nawe ubwo muri ibyo bihe yari afunze, no baracyafunze. Mukecuru wanjye ubwo ahita ajya kurwaza uwo mukobwa, nawe aza kundwaza. Byari ibintu bitoroshye rero kuba uwo mukobwa yansiga, ari kubona n'ubundi nsa naho nta muntu wandwaza. Ariko ibigoye cyane, uwo mubyeyi wanjye ntabwo yari kubona ko icyo kintu kibayeho ngo aze kuba yatesha agaciro umuntu ukoze ikintu nk'icyo. Ntabwo ajya abona imbaraga zo kumushimira n'uburyo yamushimiramo, ariko nzi neza ko ku mutima habaho amashimwe atabona uko asohora. Uwo murumuna wawe ameze ati uwo wakoze? Murumuna wanjye yagize icyo kibazo, ariko Imana yakomeje kumuba hafi. Urumva yarangiritse n'inyama bayikuramo, ariko abaganga bamusobanuye ko bashobora kujya bamutera inshinge zibasha kuba zagira icyo zisimbura cy'iyo nyama bakuyemo. Buri gihe ajya kwiteza inshinge, birumvikana, ariko akaboko kabaye ikibazo nako, ariko aragakoresha utuntu tworoheje. Ubu yarorohewe. Ari mu rugo nawe. Abana n'ababyeyi? Ubu bari ku babyeyi. Niko iki kibazo cyahuriranye na famiye, nta mpamvu n'imwe yatumye biba? Ntabwo njya mbitindaho cyane kuko ntabwo nzi icyabiteye n'uko byagenze. Gusa iyo nk'abakristo dutekereje ikintu kitubayeho, duhita twibuka ko turi abakristo, ntidutekereze nk'abapagani. Turatekereza tugasanga hari n'ingero nyinshi ziri muri Bibiliya z'abantu bagiye bahura n'ibibazo biruta ibyo twe duhuye nabyo. Nkatekereza ko hari igihe Satani asaba nk'umuntu, cyangwa akaba ari nk'ibigeragezo Imana igira ngo irebe ko abantu babyitwaramo. Nkabitekereza muri ubwo buryo, sinjye kure, kuko no guhungabana n'iki bituma ntatekereza byinshi. Ariko iyo ngeze aho ngaho mpita nshima Imana ko nahavuye amahoro, ibindi nkabiharira Imana. Ubuzima mubaye uyu munsi ugikora, umukobwa se warakora? Umugore warakora? Umukobwa nta kazi afite, ni nabwo yari akirangiza kwiga, afite n'amanota meza, yabasha kuba yajya kwiga, yari afite buruse, ariko byose yarabihagaritse kugira ngo anyiteho, kandi mu buryo bugoye. Urumva kurya ni ikibazo, kwambara ni ikibazo, byose ni ibibazo. Ariko mu buzima bugoye gutyo ntabwo mbona yinuba. Hari ubwo ujya kubona ukabona umuntu arakubwira ati ngwino mubwire wahagera, ukabona guhaye igihumbi akakubwira ati genda urebe ko waguramo n'isukari. Nubwo buryo tubayeho, ariko Imana ntekereza ko ifite impamvu. Papa wawe kumvise inkuru ari muri gereza yabyakiriye? Ntabwo byoroshye, ari nubwo njya ntinya kumuvugisha kuko mba numva hari igihe yabura icyo ambwira, ariko twigeze tuvugana inshuro nkeya kuko ntibiba byoroshye kugira ngo nawe mubashe kuvugana. Ariko igihe twaganiriye yambwiye ko nkwiriye kumushimira uwo mukobwa cyane, igihe azatahira ashobora kuba yagira ukuntu nawe abimwereka ibyishimo yagize. Amazemo igihe kinini muri gereza? Amazemo igihe kitari gitoya, kuko ubu ngubu ndumva yujuje imyaka igera muri 2, ariko akatiwe imyaka 3.
urumva asigaje igihe kiri mu mwaka. Asigaje umwaka umwe agataha. Yego. Mu buzima busanzwe usibye kuba wari umukozi ukora ibyo bintu, hari indi mpano wari ufitemo? Nk'uko navuze nk'abakristo, njye ndi umukristo, mbasha kuba nemera Imana no mu byikora byose nkumva nayishimira mu buryo bwinshi. Muri ibyo byose rero nabigizemo impano y'ubuhanzi, nicyo nkunda gukora cyane cyane, n'ubu ngubu mbasha kubikora nubwo nta buryo n'ubushobozi, ariko mbikoresha umunwa wanjye nkahimbaza Imana mu ndirimbo. Nicyo kintu kindi nkora usibye kuba narakoraga ibyo ngibyo. Ufite indirimbo? Mfite indirimbo, ariko ibyo byose byabayeho binca nko mu ntege z'ibyo natekerezaga. Numvaga nakora amavideyo, ariko nari mfite ama audio atari yakajya mu buryo bwa video, ariko indirimbo zo zirahari. Ni gospel? Yego, ni gospel. Urusengero rwawe nta kibazo rwakugizeho kuba warahise ubana n'uwo mukobwa? Ntabwo biba byoroshye, ariko hari ibintu nawe ushobora kureba ukabona nawe ari wowe, niyo waba ari wowe uhuye nabyo ukabona nta kindi wabikora, ukabona ari bwo buryo bundi bwari bushoboka naho ngaho ubwo wavuga ko ari Imana yabikoze, kuba uwo mukobwa yarabashije kuba yagira izo mbaraga, ukabona kugira ngo ugireho ikibazo ahubwo waba ucumuye. Nta kibazo cyabayeho hagati yabo. Yego. Abo bagutaye inyuma y'urusengero? Oya, ntabwo bantaye inyuma y'urusengero, n'ubu mbana nabo cyane, nabo bamba hafi, baramfasha mu buryo bwose, mu mbaraga bazishoboka. Tugana ku musozo Samu, message ufite watanga na mbere yo gutanga nimero zawe za telefone? Message nshobora gutanga ndayitanga rimwe ku muntu uwo ari we wese, ndahera ku uwo ari we wese, yaba umugabo, yaba umugore, yaba umusore, yaba umukobwa. Umuntu wese uko abyutse agomba kujya ashima Imana kandi akamenya ko ari itumye abayeho n'imubeshejeho. Ntabwo tubaho kubwo kuba dufite imbaraga cyangwa dukora byiza. Hari benshi beza cyane nk'Ikanombe aho ngaho nabaye ayo mezi agera muri 3 cyangwa 2 arenga, nahaboneye byinshi ko hari abantu benshi bafite uburyo, bafite byinshi kandi bakunda Imana, ariko nkabona bavuyemo umwuka nge nkasigara. Bivuze ngo ntacyo umuntu ari cyo imbere y'Imana, ku bushake bwayo ibintu byose birashoboka. Niyo mpamvu mvuga nti umuntu akwiriye kuba yahora yiyeza, nk'uko nabyutse mu gitondo nkabona n'ikibazo nk'icyo byarashoboka ko nava mu mubiri, ariko buri wese akwiriye kujya yabyuka mu gitondo yiyambaza Imana, avuga ati uko biri kose nubwo ngiye undinde kandi unkize ibyaha byanyu, kugira ngo naho nagira icyomba nzabashe gukanguka nkangukira ubugingo buhoraho. Noneho nkavuga ko buri wese akwiriye kuba yazirikana ikintu nk'icyo, ariko nanone no kuzirikana bagenzi bacu, kugira ngo nanone imigisha Imana itanga ku bantu bagira neza nabo iyibagezeho. Abakobwa rero nabo nkabasabira kugira ngo babashe kujya bihanganira ibibazo, nimba nk'uko nguko wenda umukobwa twakundanaga nayo ngize ikibazo nk'uko nguko, ntibihite bituma ava mu byizerwa cyangwa muri gahunda bari bafitanye, kuko Imana niyo igena. Hari ubwo ajya ambwira tuganira akambwira ati byarashobokaga ko nari gushaka n'undi mugabo bigakunda rwose, kuko nari muzima kandi nari umukobwa mwiza, ariko natekereje kenshi ko nshobora no gushaka n'undi nawe agahura n'impanuka cyangwa agahita anapfa, cyangwa agahura n'ikindi kibazo gishobora kuba cyaba kirenze iki ngiki. Bimutera kwihanganira kuko yabonye byinshi, arakomera. N'abandi nkabakomeza muri ubwo buryo, bajye bihanganira ibibaye, kuko usibye nanjye byabayeho nawe byari kumubaho. Ndabakomeje rero abantu bahura n'ibibazo ntibagacika intege, ahubwo ajye yiyambaza Imana ibaha imbaraga. Mutima waraje, ariko nyine kuko atari yapfa nabonaga ahumeka, naravuga at the end araza kumera neza. Umeza nyine ndasenga ndavuga nti ntago biri bube bikomeye cyane, kuko nabonaga nubwo yakoze impanuka ntago nabonaga ko afite ibikomere bihambaye cyane. Navugaga yuko wenda niba mufuka ari bushyire, ariko uko twagendaga turenga ahantu hamwe tugenda ahandi twabonaga nyine amaboko agenda ahindagurika, ukundi kuntu bigenda bibyimba cyane, ukundi kuntu ntazi. Ngira ngo ndagukunda bwa mbere yambwiye ngo arankunda, anje arambaza nti sa hano turi hehe, ndamubwira ati turi kwa muganga. Anje yireba nyine ku maboko ukuntu ameze, byari bigoye, ubwo bamufukaga yagomezaga yuzura amaraso ibipfuko, arabireba nyine mbona arababaye, asubizwayo arongera arasinzira, hashira nk'amasaha ukuntu, ariko biza kumera neza. Nyuma arongera aramvugisha, nshima Imana. Gusa nyine agikanguka nari mfite agahinda katoroshye muri iyo minsi, kuko yari asinzire, nta kintu yamvugishaga, byari bigoye, buri kimwe nkikorera ntazi uko
nyene numvaga ko atazashyira ariko nanone nkagira ibyiringiro sinzi ijambo ryampumurizaga ari mbwe akazashyira. Tugumye tuvuge gukomera kw'Imana. Uyu munsi nanone twongeye gukora rwa rugendo, twavuye mu mujyi wa Kigali ndi twongera kwerekeza mu karere ka Bugesera, aho ubushize twasuye wa muntu w'Imana witwa Samweli. Rero uyu munsi niho twongeye kuza. Uyu munsi rero yaduhaye ikaze, yaduhaye karibu. Mwari mwatubusabye ko twazabasubirirayo. Rero twasubiyeyo uyu munsi n'ubundi. Uyu munsi rero ntago bisanzwe. Ntago bisanzwe ushize rendi kumwe na Samweli, ariko uyu munsi ndareba dufite n'undi mutumirwa hangaha. Samweli ngira ngo niwe muntu uri bumutubwire. Reka tubanze batwibwira amazina yabo, hanyuma nibirangira Samweli aratubwira umukitsi turi kumwe nawe ahangaha. Murakoze cyane. Amazina yanyu. Murakoze, nitwa Imana Liliane. Liliane. Samweli nicyo nsicyo niwe uri buze kutubwira Liliane uwari we. Nkuko duherukana nari nabibabwiye ko ndi Samweli himbazwe. Muheruka ndi ngenyene. Ariko ubu noneho turi babiri, n'uyu nguyu umubona, uyu ni umwe nababwiraga, ni umugore, ni sheri wanjye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Urumva rero noneho Samweli atumaza amatsiko. Nari nibaje se noneho uyu mutumirwa noneho Samweli yazanye ninde, ariko atumaza amatsiko. Samweli atubwiye ati ni wa murwaza wanjye. Ku buhamya bwe bwa mbere twumvishije mwarabyumvise yuko yatubwiye yuko afite umukunzi wiwe, afite ari we wamurwaje, ari we babanye kwa muganga igihe cyose kurinda batashye. Rero noneho nsanze atakiri wenyine Samweli yavuze ati oya winjya kure igira hino. Ngira ngo ibindi Samweli ari buze kubitwibwirira, ariko ndishimye cyane ndanezere kuba n'ubundi Samweli abonye ataba wenyine, akaba ari kumwe n'umurwaza wiwe. Rero nagira ngo uyu mwanya nganire n'uyu murwaza, ndumva ari we mfite ibintu byinshi byo kubaza, kuko hari ibyo nabazaga Samweli ariko kandi nakabaye mbaza umurwaza, ariko kuko atarahari nabibazaga Samweli. Imana ishimwe rero kubera ko uyu munsi umurwaza cyangwa Madamu Samweli mpamusanze. Madamu Samweli muraho? Muraho neza. Yesu nashimwe. Yesu nahimbaza. Umva nukuri Imana iguha umugisha mbere y'ibindi byose. Yego murakoze, natwe tubasanze. Kuko numvishije ubuhamya bwawe mu kiganiro twagiranye na Samweli, avuga ibintu byinshi wagiye ukora, mbona uri umukobwa w'intwari n'ubwo uyu munsi uri umudamu. Imana iguha umugisha. Yego dushobozwa na Kristo duha imbaraga, ku bwacu ntago babyoroshye. Mana yanjye, ndumva noneho iki kiganiro mbuza ahantu ngihera. Samwe mumeze mute? Ubu turashima Imana, ndanezerewe cyane no kurusha cyagihe. Birumvikana nari umwe, kandi mu buryo mumbona byari bigoye. Naje gusanga uko byagenda kose n'ubundi, kuko yarankundaga kandi naramukundaga. Urumva umuntu wambaye hafi kiragiye kingana kuriya yari yarabyemeye, biba ngombwa yuko n'ubundi azakomeza kumfasha, kuko urabona ko nari naje ntarakira. Aracyamfasha rero kandi ndamukunda cyane. Yego. Murakoze cyane. Madamu Samweli. Murakoze nyine amazina nkuko muzi ni Liliane. Liliane ukuri uri umukobwa mwiza, Imana iguha umugisha, ufite urukundo rudasanzwe. Ese Liliane ni mukobwa ki? Ndumva ntiriwe wenda njya kure cyane ngo njye kubaza Liliane ngo ni muntu ki. Liliane ni umukobwa w'intwari nkurikije ukuntu namwumvise. Liliane, ndagira ngo aka kanya gatoya mbonye ngize umugisha wo kukubona, nzi ko ngiye kugana na Samweli ariko nenda kubonye. Ndashaka kukubaza nk'umuntu wakunze Samweli, nk'umuntu hari umukobwa Samweli atera urutambwe arakubwira ati ndagukunda Liliane, ndetse numva ko tuzabana. Hari ikintu wakundiye Samweli, ndashaka ko umbwira ikintu nyirizina, ijambo Samweli yakubwiye cyangwa nk'udukorwa Samweli yajyaga gukorera ukumva udukunze cyane bigatuma ukunda Samweli. Murakoze, icyatumye nkunda Samweli cyane, Samweli ni umuhungu mwiza. Samweli navuga noneho kubera ko ndi n'umugore we, n'umugore mwiza, n'umugabo mwiza cyane. Kubera ko igihe nari ndi wacu nkiri umukobwa yajyamba hafi, nyine nagendaga ndwara nawe akamba hafi, akagenda nsengera, nyine byatumye nkomeza kumukunda. Nasanze atari umuhungu w'indyarya, nasanze atari nk'abubu, ni umusore mwiza kandi ndamushimira kuba yarankunze nanjye nkaba mukunda. Murakoze. Mana yanjye avuze ibintu bikomeye cyane, ati nabonaga atari umusore w'indyarya. Ni ikihe kimenyetso cyakwerekaga ko atandukanye n'abubu nk'uko bivuze ko atari umusore w'indyarya? Ni ikihe kintu yajyaga gukorera ukaba warashingiragaho wumva ko ugomba kumukunda?
Murakoze nk'uko mubizi nyine kuri ubu ngubu umukobwa kugira ngo muzabone umusore ujya gusura umukobwa iwabo ku manywa y'ihanga abantu bareba ni ibintu bigoye cyane. We yarazaga ntagire ubwoba, mfite ababyeyi bombi ntiyigeze agira ubwoba, yarateraga intambwe ku manywa akansura tukaganira, kandi ibiganiro yambwiraga ntabwo byari iby'uburyarya urebye, kandi yanyizezaga yuko nyine nta wundi muntu agomba gukunda. Igihe twatangiye dukundana kugeza na n'ubu ngubu ntabwo nigeze mbona undi mukobwa ndutisha yakomeje kunkunda, nanjye rero bikamotiva bigatuma ngomba nanjye kumukunda nk'uko ankunda. Liliane ni umukobwa mana yanjye, Imana gusa iguha umugisha, n'ubundi ndongenda ugusabiye cyane Liliane. Mana yanjye waramukundaga, hanyuma se Liliane byari bigeze nibura yari yarakubwiye ati ndumva nshaka ko tubana, cyangwa mwarikundaniraga by'abasore n'inkumi gusa? Murakoze. Ubundi we dukundana yambwiraga yuko ashaka ko nzamubera umufasha, hama nkajya amubwira ati biragoye, nari nkiri umunyeshuri, ariko nyine nza kumwemerera yuko nta kibazo. Ako ntabwo nari nzi ko bizagera ahangaha ngo mvuge ngo tuhabana, nyine navuga na adolescence, ariko byaje kuvamo kuba nawe umufasha nyine nuko bimeze. Liliane Imana yanjye uteye ubwoba, uri umukobwa udasanzwe uzi gufata ibyemezo. Hanyuma amaze kugukunda rero, ukimara kumva umutware wawe cyangwa sheri wawe cyangwa inshuti kuko yarataraba n'umugabo wawe amaze kukubwira, kuko ubuhamya bwe bwa mbere yatubwiye yuko akigarura ubwenge yahise avuga ngo nimundebere nimero. Ngira ngo izindi nimero zose ntiyazibukaga, ariko yibukaga nimero ya Liliane. Arangije bati mumumpamagarire. Ukimara kumva ijwi rye akakubwira ko akoze impanuka, wabyakiriye gute? Murakoze. Uko nabyumvaga ngiye numvaga ari ibintu byoroheje, ntago numvaga yuko ari ibintu bikaze, kuko n'ubundi ndakeka yakaza kura yarakababwiye yajyaga akunda gukora impanuka, ariko nyine agaza gukira, nkomeza kumva ko n'ubundi nubwo bibaye ari bukire, ariko nyine akomeje kumbwira ko ameze nabi, mbasha gutera intambwe kujya mugeraho ndebe uko ameze. Naje gusanga bitoroshye, naje gusanga bikomeye, ariko kubera Imana abo turi kumwe. Yego. Mana yanjye. Samwe Imana ishimwe kubera ko umukobwa wawe yakugumyeho, yagukunze akara. Nawe uramukunda. Aba bantu barakundana yemwe, ntabwo ibintu bisanzwe, ni gake cyane. Ewe n'ubwa mbere ngiye mbibonye, ngiye byarantunguye cyane. Narabyumvaga nkavuga ntiyenda ashobora kuba yaramurwaje kwa muganga, ariko yamugeza mu rugo akigendera bikaba birangiriye aho ngaho nk'uko n'undi muntu wese yamurwaza. Ariko birantunguye cyane kuba nsanze noneho mubana. Ni ukuri pe. Ese Liliane nk'umuntu wari umaze kugera ku mutware wawe cyangwa kuri sheri wawe, ugasanga situation y'ubuzima arimo cyangwa uburibwe arimo, bundi ko ushobora kuba waragezeyo ugasanga amaze kujya muri koma, wabigenje gute? Wabyifashemo gute ako kanya? Murakoze. Nyine nkimara kubona uko ameze byarambabaje, ndatekereza ndavuga nti se kubera iki ibi bintu byemera ko umwana w'Imana bimugeraho, ariko twibuka yuko na Yesu Kristo nyine Imana yemeye ko ibigeragezo bimugeraho. Muri icyo gihe nyine narasenze ndavuga ati Imana, ibi bintu ndi kubona uba ari wowe kubinshoboza, kandi uba ari wowe kudufashiriza muri ibyo. Murakoze. Ese ubwo ukimubona, ukimukubita amaso ahantu aryamye n'ukuntu yari ameze, ntumvishije umutima ukubwira ngo itahire wigendere? Uwo mutima waraje, ariko nyine kuko atari yapfa nabonaga ahumeka, naravuga at the end araza kumera neza. Umeza nyine ndasenga ndavuga nti ntago biri bube bikomeye cyane, kuko nabonaga nubwo yakoze impanuka ntago nabonaga ko afite ibikomere bihambaye cyane. Navugaga yuko wenda niba mufuka ari bushyire, ariko uko twagendaga turenga ahantu hamwe tugenda ahandi twabonaga nyine amaboko agenda ahindagurika, ukundi ukuntu bigenda bibyimba cyane, ukundi ukuntu ntazi. Mana yanjye, ntago wumvaga wamusiga ukitahira ukavuga uti base bene wabo nibamurwaze ngendagiye ningira Imana agakira tuzabana, ariko ukumva ufite ikintu kigusunika kukubwira ngo igendere? Oya, icyo kintu ntago cyabayeho cyo kuvuga ngo musige ngo nigendere. Na moye yamugezeho arambwira se mbare njyewe mugendaho, kubera ko twari tugiye mu ivuriro ry'Ikanombe, mbare njyewe mugendaho. Ndaje ndamubwira nti oya byihorere ndamugendaho, dore wowe urakuze ntago wabishobora kwirirwa uzenguruka mu bitaro, reka mugendaho nta kibazo. Ntago nigeze ngira umutima wo kuvuga ngo reka musige, naba musigende. Yari umukunzi wanjye, kandi buryo ukunda umuntu umwemerera buri kimwe, ukamubwira ati
nta kibazo kuko tuba tuganira byinshi ajya kubwira se urankunda ndagukunda ese ngize ikibazo kiniki wabyihanganira ukabyemera ubwo rero niyo mpamvu nagomeje mbinambaho kandi nashobojwe n'Imana naganje Imana yarakoze. Hari ijambo yavuze mu buhamya bwe bwa mbere, yaravuze ngo yagiye muri koma ashobora kuba amaze iminsi 4 nimba mbyibuka, ngo ariko ijambo yavuze bwa mbere ngo akigarura ubwenge ngo yahise abona muri kumwe, ngo ijambo yakubwiye sinzi nimba uryibuka. Ndabyibuka cyane, yarakangutse arangije arambaza ngo arambwira ngo ndagukunda bwa mbere, yambwiye ngo arankunda, aje arambaza nti sa hano turi hehe, ndamubwira ati turi kwa muganga, arangije yireba nyine ku maboko ukuntu ameze, byari bigoye, ubwo bamufukaga yagomezaga yuzura amaraso ibipfuko, arabireba nyine mbona arababaye, asubizwayo arongera arasinzira, hashira nk'amasaha ukuntu ako biza kumera neza, nyuma arongera aramvugisha nshima Imana, gusa nyine agikangwe nari mfite agahinda katoroshye muri iyo minsi kuko yari asinzire, nta kintu yamvugishaga, byari bigoye buri kimwe nkikorera ntazi uko nyine numvaga ko atazashyira, ariko nanone nkagira ibyiringiro sinzi ijambo ryampumurizaga rimbwira ko azashyira. Nuko ndangije nyine ndamureba ndeba uburyo ameze, turaganiraho iminota mike yarongera asinzira, ariko byaje kugenda neza. Murakoze. Mana yanjye ni ukuri pe, rwari urugendo rutari rworoshye, umurwajije kandi yamaze kukubwira ijambo ngo aragukunda, risanga yo yajyaga akubwira kera, akubwiye ngo aragukunda, wongera kumva muri wowe ugize imbaraga. Yego. Yemwe ni ukuri pe, Imana ishimwe, mba numva byandenze, mfite umunezero mwinshi mu mutima wanjye, gusa Imana ishimwe kuko wamurwajije kandi ukamubaha akaramata. Ese umuryango wawe ubundi ko ufite ababyeyi bombi bari batarabashyingira, batazi ko mubana nk'umugore nk'umugabo, ufashe icyemezo cyo kuba ngo ngiye kumurwaza, icyo gihe ababyeyi bawe babyakiriye gute, ari wowe uvuze ko ugomba kurwaza umukunzi wawe? Nyine murakoze, mbere nyine nababwiraga ko mfite umukunzi, kandi koko nabo baramurebaga kuko niwe muntu wasirikiraga mu rugo cyane, aza kunsura, aza kundeba, bumvaga yuko nyine mfite umukunzi kandi ko bifite gahunda. Nuko amaje gukora impanuka yayikoze mu rugo badahari, nsaba ko namugeraho, nza kubikunda ko ngomba kumugeraho, noneho ndagenda, nari mfite akazi niberemo, nkavamo ndirukanka njya mu rugo ndakaraba, ngezeyo ndatega nsanga nyine ndaza kumureba, noneho ndangije mpamagara umubyeyi ndamubwira ati rero simpari, Samuel umukunzi wanjye akoze impanuka, ngiye kumureba uko ameze, turaza gusubira ndaza kukubwira uko ameze. Mama arambwira ati nta kibazo kuko niwe icyo gihe navugishije. Imana imuha umugisha mama wawe, nawe ni umubyeyi mwiza kuba yarumvishije ko umukunzi wawe agize ikibazo, ndetse wajya ku murwayi wanjye ararembye ntago ndi buze, ese ukabona nawe nta kibazo agize, akakubwira ati komeza umurwazi. Yego. Ni irihe jambo wabwira mama wawe nk'umubyeyi wawe wari ubizi neza ko urwajije umukunzi wawe, ndetse batabashyingiranye ariko mukamuri kumwe mukamugumaho, mama akabikwemera cyangwa na papa wawe, ese ni irihe jambo ushobora kubwira ababyeyi bawe uyu mwanya? Murakoze, ababyeyi banjye ndabakunda cyane, I respect nyine ndabubaha cyane kubera ko ni abantu bakomeye cyane mu buzima bwanjye, bambaye hafi, ntago bigeze bantererana, nta nubwo bagira umutima wo kuvuga ngo uko umuntu agenze nk'uko mubibona nyine afite ikibazo cy'amaboko yaracitse, ariko baravuze ati iyo umuntu afite mu mutwe, iyo umuntu abuze ingingo ntabwo ari ngombwa ngo uhite umutererana, ahubwo ugomba kumuba hafi igihe bigeze aho bikomeye, ahubwo ugomba kuba ariho ugomba gukomera kuko nibwo ubonye akazi ko gukora kugira ngo n'abandi babere urugero. Rero shikama ukomere kandi uzashobozwa na Kristo, tuzagusengera nta kibazo. Ndamukunda rero cyane, Imana ijye mumumpera umugisha, imuhe kurama. Yego. Ababyeyi bawe Imana ibaha umugisha, barakubwiye ati komera, ahubwo ushikame, ahubwo nicyo gihe cyo gukora, cyo kugaragaza ko umukunzi we koko wamukundaga. Imana iguha umugisha. Samwe, uyu mudamu wawe kubw'amagambo arimo kuvuga mu by'ukuri urabyumva gute? Nirihe jambo ryiza? Ntabwo ari ibingibi gusa arimo avuga binezeza, nezerwa cyane iyo ndimo mureba kuko mwibukiraho byinshi. Niyo mpamvu kugusubiza nahera ku byo nsanzwe mbona, ariko nezezwa cyane n'umwanya afata kugira ngo anyiteho n'uwo yafashe. Iteka nanjye musabira umugisha kuko ibyo kumuhemba byo ntabwo njya mbibona, gusa Imana izamuha ibikwiriye, yo ifite byinshi kandi bitandukanye. Ni ukuri Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, ni ukuri pe, Imana yacu ni nziza
kubona abantu basangiraga bose umwe atamika undi cyangwa amusomesha ku cyo barimo gusangira, ariko uyu munsi ukaba ubona bimeze gutya. Ni ukuri Imana ibaho umugisha, ni ukuri uru rukundo muzarukomeze. Imana yo mu ijuru gusa niyo igitanga ingororano, namwe izabahembe. Kandi Woriva komera. Liliane Liliane ni ukuri uri intwari. Uyu muryango sinzi mwebwe namwe ukuntu murimo kubona, gusa ni umuryango mwiza ndeba hano, urakundanye cyane. Liliane barimo yitegereza amaboko y'umukunzi we ati nta kibazo n'ubwo intoki zitariho ariko ndacyagukunda. Ibyo ntago bindeba, ibyo ku ntoki zitariho ndacyagukunda, nakunze wowe. Iby'amaboko ngira ngo Liliane akunda umutware we ntago yigeze mbere abona ko amaboko atari yireberaga umutware, ariko Imana ishimwe yakurindeye umutware. Yaramurinze rwose, nyereje icyubahiro kuko yakoze ibitangaza. Ngiye ntabwo nari nzi ko nzamucyura ari muzima, kuko mwebwe mushobora kubona amaboko yaravuyeho mukibwira ko ari yonyine yararwaye, hari n'ibindi bikomere yagiye ahura nabyo, ariko nshimye Imana ko akiri muzima agihumeka. Yego, yewe Imana ishimwe. Noneho ikirenze kuri ibyo n'umutware wawe ni umuhanzi cyane. Hari igihe mujya mufata umwanya mukaririmba, mukibuka ineza y'Imana, mukibuka ibihe byose mwanyuranyemo, n'uyu munsi mukaba muri kumwe mugafata umwanya mukaririmba. Yego, tujya dukunda kuririmba cyane kuko nibyo bitunezeza mu mutima wacu, tukumva ko Imana iri kumwe natwe. Ni irihe jambo ukunda kubwira umutware wawe nk'iyo ubona acitse intege cyangwa ukabona asa n'uwihebye? Ni irihe jambo ukunda kumubwira ryo kumukomeza? Irya mbere ugomba kumubwira ko umukunda, ubundi ugafata igihe cyo kumuganiriza, ukamwereka ko nubwo ameze gutya atari wenyine, ahubwo ari kumwe n'abantu, ari kumwe nanjye, ndetse ari kumwe n'Imana ishobora byose. Nagira ngo nibura aka kanya nko ndakeka ko byanze bikunze umutware wawe hari indirimbo, hari amagambo menshi mwajyaga mukunda kubwirana, cyangwa indirimbo mwakundaga kuririmba ikabafasha. Sinzi nimba uyu mwanya ni ukuri ubushize Samuel yaturirimbiyeho igice cy'indirimbo ye, ariko nawe ndakeka ko hari indirimbo nk'abantu bakundana cyangwa mwakundanye igihe, hari indirimbo mwaba muhuriyeho mwembi mushobora gusangizaho abantu bakumva aba bahanzi bica, nyamuneka aba bantu bicaye aha ni abahanzi, bakeneye imbaraga zanyu, bakeneye amaboko yanyu kugira ngo impano zabo zaguke, kandi kugira ngo barusheho gukora umurimo w'Imana. Aba bantu barakundanye, Yesu abaho umugisha. Samwe, hari indirimbo mwaririmbira aba bagenzi bakumva amajwi yanyu mwebwe? Indirimbo irahari kuko ntabwo ari iyo kuririmba ndi kumwe nawe gusa, ni indirimbo ibasha kuba yadufasha kuko n'abandi ishobora kubafasha. Nubwo ubona byabaye gutya, ariko nakubwiye ko ndi umukristo kandi nkunda Imana. Ni ibihe byo kuba twatekereza, ntitwumve ko dukwiriye kwirara, ahubwo iteka umuntu akwiriye guhora atekereza ko isaha ku isaha ashobora kugenda. Ariko se ukibaza uti uramutse ugiye wagenda uti? Ni igihe cyo gutekereza n'uburyo ukwiye kwiyeza kugira ngo niyo wagenda bikaba ari ibitarabaho ko ugaruka nk'uko nagarutse nkisanga nta maboko mfite ariko ndi muzima. Nibura wowe ugiye ugahita urangiza ubuzima bwawe, icyo gihe waba ugiye ute? Cyangwa igihe twizera ko hazabaho ubundi buzima bushya, wazaba wowe wariyejeje, ni igihe cyo kwitekerezaho. Iyo ndirimbo rero irimo ayo magambo, yo iradufasha twese. Yego, yego. Ndabona icyari igihe cyo gutekereza, mu gihe tutazi byose byaba bihindutse. Niba ufite amaso areba waba ubona iki? Hindura imibereho vuba inzira z'ikigendwa. Reba igihe usigaje maze ufate n'umwanzuro. Buhoro buhoro umwuka agenda akurwa mu bantu, kandi imbabazi zacu zirimo kurangira. None se nshuti yanjye, wowe wumvise uyu munsi, ita ku iherezo ryawe none hakibona. Buhoro buhoro umwuka agenda akurwa mu bantu, kandi imbabazi zacu zirimo kurangira. None se nshuti yanjye, wowe wumvise uyu munsi, ita ku iherezo ryawe none hakibona. Yesu abaho umugisha. Muri abahanzi beza cyane, Uwiteka Nyiringabo abaho umugisha. Ni ukuri
bari kutubwira ngo twite ku iherezo ryacu, ngo birashoboka ko wagenda uri muzima, wava mu rugo rwawe ukagenda uri muzima, ariko wagenda bikarangira ukagaruka mu rugo byahindutse, nk'uko nawe yavuye mu rugo akajya ku kazi ari muzima, akajya gukanguka abona nta maboko akimuriho, ari kutubwira ngo nyamuneka twite ku iherezo ryacu. Ni ukuri ndabashimiye cyane. Mwakoze namwe. Ni ukuri pe. Ese nirihe jambo mwabwira Samweli, nirihe jambo ushobora kubwira abantu bakubaye hafi cyangwa ababyeyi, nirihe jambo ushobora kubwira abantu? Reka mfate aka kanya kuko mukampaye nshimire abantu bambaye hafi. Biragora cyane iyo ugize ikibazo nk'uku nguku utarusanganwe cyangwa utari witeze ko gishobora kukubaho, ugasanga utagifite ingingo nk'uko. Iyo utagize abantu bakuba hafi, hari ubwo utekereza ko udakwiriye no kubageramo, wibaza uti se barambona bate, ntibakeneye ko mbinjiramo kuko si mfite ingingo nkabo. Ariko iyo afite uburyo ari we ukabona kugezeho byose ibyakuvuyeho we abifite, bigutera ibyiringiro ukavuga uti ndacyari mu bantu kandi baranzirikana, bigatuma wumva utakuye abantu, ujye uhora witekerezaho cyangwa ugira ipfunwe ryaho wari ukuriye kujya, wumva ko utahagera kubera ko wowe umeze uko nguko uri nyine. Rero ndabashimiye cyane abantu batubaye hafi n'abakomeje kutuba hafi. Imana igikomeza ibahe umugisha cyane. Njya nkoresha iryo jambo kuko ntacyo mbona nashimira abantu kirenze kuba Imana yabikora kuko niyo ifite byose. Imana igikomeza ibampere imigisha myinshi cyane. Murakoze. Njye ikintu nabwira abantu batureba cyangwa se baduteze amatwi, nababwira ngo iyo umuntu ahuye n'ibigeragezo ntabwo ari ngombwa kugira izindi mana yiyambaza Imana yonyine yo mu ijuru. Usibye gusenga, niyo ntwaro ya mbere tugenderaho cyangwa se twitwaza nk'abakristo, kuko niyo yonyine idushoboza. Ushobora guhura n'ikigeragezo cyo kuba wakumva ibindi bitekerezo by'abandi bantu ku ruhande, ntukajye uteshuka, ujye uguma ku isezerano wahawe, kandi mukomeze gukomera. Imana ijye ibaha umugisha abantu bose badufashije, abagiye bampereza courage mu gihe byari bikomeye, ndabashimiye. Imana ibaha umugisha. Barabashimiye cyane. Ni ukuri Imana ibaha umugisha, kandi ni ukuri mukomeze n'ubundi mubabe hafi, mukomeze mubashyigikire uko umwuka azajya bashoboza. Ni ukuri urabona ni urugo rushyashya, ni urugo umutwara atari kubasha guhaguruka ngo ajye gukora, bamaze igihe kinini cyane bari kwa muganga, ariko nawe wabasura. Fasha umwanya dushimira abantu bose, nubwo nabo babashimiye nyirizina, ariko natwe turabashimiye. Ni ukuri umuntu wese wafashe umwanya akita kuri uyu muryango akabasura, n'ubundi mukomeze mubasure, mukomeze mubabe hafi, icyo buri muntu wese yashobora mu bushobozi bwe yaba afite. Bamaze igihe kinini cyane bari kwa muganga, ni ukuri n'ubundi mwongere mubabe hafi, mwongere mubasure. Uyu mugeni ni ukuri ni umugeni, murabibona araramye, yewe araramye kandi ntago byoroshye, ariko nyamuneka mumube hafi, mumuhe inama, mubasure, mubaganirize. Ni urugo rwiza cyane, n'abajeni mariye, ariko data ari kumwe namwe, ntimugire ubwoba, nimuhumure. Rero ni ukuri uyu mwanya mwiza nagira ngo duhe Samweli umwanya atubwire nimero ze za telefoni, kuko birashoboka ko wazashaka gusura uyu muryango cyangwa wawuhamagara, wawuvugisha, kugira ngo nibura Samweli atubwire nimero ze za telefoni. Nushaka gusura uyu muryango nawe uzawugire nk'uko natwe twabagezeho. Twaha Samweli umwanya, nimba hari ikindi kintu afite yabwira abantu, hanyuma yarangiza agatanga nimero ze za telefoni tugasoza. Nimero za telefoni ni 078 200 404 078 200 404. Noneho indirimbo zanjye abantu babasha kuba bazikenera, ngira channel ya YouTube, abantu bazisangaho ushyizemo amazina yanjye ihimbazwe Samweli. Yego, niho wakora izo ndirimbo abantu bashaka kuba bakurikirana ubutumwa buzikubiyemo. Washaka kunsura mu rugo nk'uko nabisobanuye nkitangira, ni mu karere ka Bugesera, ni mu murenge wa Ririma ahitwa Nyabagendwa. Abantu babasha kuba bahagira ni hafi yaho bari gukora ikibuga cy'indege. No kuri izo nimero wamvugisha nkahita nkurangira neza ukabasha kugeraho. Yego. Ntabwo nabura gushima. Ndashima cyane kuba ngeze ubu ngubu, kuva impanuka iba kugeza na n'ubu, no kuba narabashije kuba nakishyura n'ibitaro byose n'abantu bamfashije. Reka nshimire buri wese wagize icyo akora kugira ngo mbashe kuba narokoka mu buzima nari ndimo. Namugana amafaranga yo kwishyura ibitaro aboneke. Yego,
byose ni abantu bagiye bamfasha muri ubwo buryo, ari itorero, ari abagira neza bo hirya no hino, n'inshuti n'abavandimwe n'abagize impuhwe nk'uko n'ubu bakizingirira, n'abandi benshi ndabashimiye bakomeje kugira umutima wo kumfasha mu buzima nk'ubu. Imana ikomeze iduhane umugisha, kandi ni ukuri Imana izabikora nk'Imana yihesha icyubahiro.